Reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse, mugubwe neza aho muherereye hose, buri wese mu masaha arimo, abari mu gitondo mugira igitondo cyiza, abari ku manywa mugira amanywa meza, abageze ku gicamunsi kandi mugira igicamunsi cyiza, yemwe n'abageze nijoro namwe turabifuriza ijoro ryiza. Kuri mikoro ni Tite Kamanzi, mukomeze gukurikirana ibiganiro. Mbere na mbere utarakora subscribe abanza ikore, kandi ugeze ku kiganiro kandi like, ariko ntibagirwe gukanda kukazogera kugira ngo ujye ubona notification ikumenyesha ko ikiganiro cyahageze. Si ibyo gusa kandi mugiye mutwandikira no muri comment, ariko mwibuke no gusharinga ikiganiro mukigeze kuri benshi. Ni wa mwanya rero w'ikiganiro ijambo rizima kuri channel yitwa ijambo rizima nayo, kandi n'ibiganiro bitandukanye ariko tukaba tukibanda cyane cyane kuri P network. Ubundi ni gahunda y'ibiganiro bijyanye na business nyirizina, ariko ubu ngubu turacyari mu minsi yo kwibanda kuri P network kugira ngo turusheho gusobanukirwa rwose. Ni muri ubwo buryo rero ngira ngo tuganire kuri iyi ngingo. Turagira ngo tuganire turebe aho P network izakura amafaranga izatanga. Abantu benshi bakunda kumbaza ikibazo. Uyu munsi nabajijwe ibyo bibazo inshuro 3. Nabajijwe ngo aya mafaranga bavuga kuduha azava he? Undi arambaza ngo azadukwira. Undi arambaza ngo bo kwa timu izungukira he? Ariko reka dusuzume ibintu bitatu. Aho amafaranga azava. Cya kabiri, azadukwira. Cya gatatu, iyo umuntu avuze ngo azadukwira, muri make bavuga ati bakoze dukeya, niko aba avuga. Bityo rero iyo umuntu avuze ati amafaranga ubundi azava he, hanyuma rero icya gatatu icyavuze ngo bazungukira he? Reka twigana kuri ibi bintu bitatu. Nawe ushobora kuba ukibaza, nanjye narakibajije, ahubwo umuntu utakibaza ntabwo aba yagatekereje kuri pimo. Mbere na mbere aya mafaranga azava he? Aho amafaranga azaturuka ni he? Aya mafaranga tuzayakorera, bayaduhembe. Dusubije n'icya kabiri, azadukwira. Yego, kuko buri wese ahembwa aye. Cyokora ntabwo azaba angana, nta nubwo azaba aduhagije, n'ubundi nta kiduhaza. Ariko uko byagenda kose buri wese azaba afite aye. Ni ukuvuga ngo bazayaduhemba twayakoreye. Iyo ni inkomoko yayo, azakomoka ku kazi twakoze. Hanyuma azadukwira kubera ko buri wese arakorera ye. Cya gatatu, bo bazungukira he? Mu bikorwa tuzakora. Reka tubivemuze. Ni ukuvuga ngo sisiteme yarakozwe cyangwa irakorwa, yarakozwe, ikozwe, iza ubwayo ari ifaranga. Bayigenera ari sisiteme, akaba n'ifaranga. Ni sisiteme izaba ibumbatiye ifaranga, kandi iryo faranga ritangwa buri munsi, bivuze ngo urarikorera. Rero mu bubiko hari icyo bita ishyingu, umutahe, capital. Iri shyingu ni ishyingu rya miliyari 100 za P coins.
ziteganijwe, ariko hakaba harateganijwe abantu miliyoni 100, bivuze ngo nibura buri muntu yaba afite nk'igihumbi. Dr Cheng Diaofan yigeze kuvuga ngo erega ngo mu gihe kizaza ntabwo bisaba yuko uzaba ufite payi nyinshi, 10 gusa zizaba zihagije. Urara, aha twikomereze. Ni ukuvuga ngo sisiteme yarakozwe ikora ibiceri cyangwa se ikora amafaranga, ariko ayo mafaranga igomba kuyakwirakwiza mu bantu, ariko bakayakwirakwizamo bayakoreye. Hari umuntu wavuze ngo pi ngo ni amafaranga y'ubuntu. Ninde wakubeshye? Bakubeshya sha, kubwira ibishoro umuntu amaze gushoramo. Ni ukuvuga ngo uzayakorera. Njyakorera nti rero, iyo mayininze mba nkoze akazi k'amasaha 28, kandi buri saha ndahembwa. Mwembwa iki? Biterwa n'umushahara aho ugeze. Jewe ubu ku kwezi ndahembwa, ukwezi kwa 9 ndahembwa 0.0057, tubikube n'igiciro cya GCV ni 1,790 n'ibice 7, cyangwa se 1,791, 1,791. Ninkuba n'iminsi 30, ubwo ko hariya ni amasa no, hano ni isaha imwe. Ninkuba n'amasaha 28 ni 42,988 y'amadolari. Yashyira mu Manyarwanda ku 1,300, 1,55,879 mu Manyarwanda. Aya ni amafaranga mba nkoreye nzakorera muri kwezi kwa 9. Mwumvise? Ni ukuvuga ngo sisiteme yarakozwe ikora amafaranga, iyagenera kuyakwirakwiza mu abantu nibura miliyoni 100, ariko abakozi, abakiriya cyangwa abantu bagomba kuyakorera. Bayakorera cya gihe umayininga. Iyo ukanze akazi ubugakoze, gukanda ukamayininga akazi ubugakoze. Tugendeye ku giciro cya GCV, Global Consensus Value, naba ku munsi nkorera amasaha 28, nkorera amadolari 42,988. Hanyuma ku kwezi iminsi 30, iminsi 30 nababwiye 55 niyo naba nkoreye. Mwayumvise? Ikibazo cya mbere ngira ngo kikaba kirasubijwe aho amafaranga azava. Yarakozwe ariko tuyabona tuyakoreye. Kugira ngo uyabone rero ni ukuyakorera. Niyo nkomoko ya payi tuzabona. Buri wese rero kuko atanganya n'undi azadukwira. Kino kibazo cya kabiri, kubera ko buri wese arakorera ye. Igisubizo ni azadukwira. Batubazaga azadukwira, yego, kandi ubwubaza arimo afite aye. Noneho ikibazo cya gatatu kibaza ngo bazungukira he? Hano mwibuke yuko kuri buri transaction yose izajya ikorwa bazajya baguca ikiguzi cya 0.01. Mwibuke ko transaction fee cyangwa se ikiguzi cya service cya transfer cy'iyo service kizajya gitwara 0.01, bihwanye n'amafaranga he? 0.01 bihwanye n'amadolari ku giciro cya GCV 3,142. Ibihumbi 3,142. Bivuze ngo banza urebe agaciro k'iki transaction.
aya mafaranga rero y'igiciro cya serivisi, y'ikiguzi cya serivisi agabanywa abantu babiri. Ahabwa core team, hanyuma akanahabwa no kuri uwakoze application yakorewemo, twakoreyemo igikorwa. Urugero, niba tuguze ibicuruzwa muri P-Chain Mall bakaducaye, ni ukuvuga ngo hari percentage P-Chain Mall izafata, ndetse n'uwakoze iyo platform core team, arayo core team izafata, ndetse n'uwakoze iyo application ya P-Chain Mall. Mwabonye aya ngaya mu manyarwanda ni miliyoni 4,086,600. Bivuze iki? Bivuze ko bazungukira mu giciro cya serivisi tuzajya tuba twasabye. Ahandi bazungukira ni kubitsa, lock up. Bazajya bafata izo payi twabikije bazicuruze, baduheho inyungu, bazitugarurire bungutse bafite n'inyungu. Ibyo by'ubucuruzi byo bigiye kugera igihe cya blockchain technology, akora artificial intelligence. Hanyuma ubwo ni lock up na staking, bazajya bungukira aho ngaho. Mwabyumvise ngira ngo. Rero inyungu izaba ihari inakomeye cyane, ari nayo mpamvu nanjye ngira ngo nzaryeho, kubera ko iyo na lokinze nanjye baba banyungukira bakaryaho, ariko nanjye nkabona kuri ako kanyungu. Ubu rero abantu bibaza ngo aya mafaranga azava he? Arahari, nabwiye ni miliyari 100. Ikindi, ubu hari konte zasibwe kandi zari zaramayininze. Hari konte zasibwe kandi zari zaramayininze, payi zabo barazitwongerera tukazimayininga zikatuzira, twebwe turi active. Nagira ngo menyesha abantu, urasoma ikinyamakuru cyitwa Newsway, mwongere musome ikinyamakuru cyitwa Hoka News. Ni ibinyamakuru byandika kuri Pi Network by'akabura rugero. By'umwihariko ikinyamakuru cya Hoka News ni ikinyamakuru cyagaragaje ko banki ya Amerika, Bank of America, yamaze kwemeza ko cryptocurrency is equivalent to cash. Ni ukuvuga ngo ihwanye n'amafaranga, cryptocurrency ihwanye n'amafaranga. Ibi mwibuke ko muri make ubwo bemeye kuintegratinga cryptocurrency muri systeme za banki. Ibi bintu ni ibintu bundi bitabaho, ni ibintu byagaho mu munwa, ariko Bank of America biteye imboni, isanga iyi nkubiri yo mu rwego rwo hejuru na cyane, ariko ngo ubwo barabikora barekereje open minded. Ayi wowe, aho bazahita bafata payi, na cyane ko ikoranabuhanga rya payi rizafasha amabanki menshi kutongera kwibwa, kutongera guhendwa, mbese kutongera gutanga serivisi mbi bitewe n'imikorere iri traditional, cyangwa se navuga ngo bimeze nka gakondo. Niba Bank of America yaridekara yitya, ariyo yidekararibwa yitya ikavuga ijambo, wowe ngo bimeze bite kuri wowe ukikerensa payi ukumva ngo imyishyuranire? Iki nacyo reka nkivugeho, ariko kiba ingingo ya 4, imyishyuranire, kwishyura payi. Oya, nzakivugaho undi munsi, nzakizana ku ngingo yacyo ubwayo, naba ngiye kubivanga mbihagarikira, ndayibararikiye. Kwanza ubwo kwishyura no kwishyurwa payi, no kwishyurwa Pi coins. Mbasezeranyije yuko iyi ngiyi ari ingingo nzakurikizaho.
ndayibasezeranije. Eh, nsoza ndagira ngo mbwire abantu ngo P network nsaba abantu ngo muyitondere. Amafaranga yayo yarakozwe, ari mu bubiko, turimo kuyakorera tuyakuye mu bubiko mu buryo bwo kumayininga. Kabiri, azadukwira kuko buri wese afite aye akorera ye. Gatatu, bazungukira he? Muri transaction fees bazajya badukata buri transaction izajya dukora, ariko nanone no muri lockup kuko bazayafata bakayatradinga bakayacuruza, then bakaza kuyatugarurira yungutse bakuye inyungu yabo, kandi natwe tukabona iyacu. Nongera nibutsa kubwira abantu ngo mureke imiteto mu mining. Ndabasabye mu mining kiba ari cyo kintu cya mbere genda narababwiye nashyizemo reveil buriya iranyibutsa nkahita mininga iyo network itantengushye. Icyo ngicyo mukimenye, ni mwuzuza ibyangombwa, ubu ndashaka gushyiraho uburyo, ndashaka gukuraho nari nababwiye nti uwo nzajya afasha azajya mpisimbura mu byiza, ariko abantu bari mu kurushaho kugaragaza ibibazo, nanjye nagera nkumva birandiye. Rero ndabasabye mwite kuri konti zanyu mutazahomba. Ejo ninjije umuntu muri payi, twakoreye kuri telefone, n'ubari hano abari muri groupe ari muri groupe araza kubyumva. Uko tugenda tuganira arambwira ati ariko uzi ko ibi bintu byambabaje, ati nirengagije bitcoin, barayimbwe nkayirengagiza. Ntiya narayirengagije, abo ni wakangahe. Rero hari igihe abantu igihe kizagera bicuze bavuga ati sapayi nta mayininze, burya narahemutse. Kuko nawe ndebera, niba ushobora kumayininga izi payi zingana gutya ku gaciro ka GCV, mu manyarwanda ari miliyoni 2,227,918 y'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga koko, aya mafaranga izi nizo ni ku isaha mu masaha 28 miliyoni 55. Oya navuze ngo ni ku kwezi, oya ni mu masaha 28, ntabwo ari ku kwezi. Miliyoni 55,870 tukanga kumayininga. Benshi bazicuza, benshi bazarira, benshi bazajya bimyoza. Mininga mugenzi wanjye ndagusabye, ariko ntashira haryo hasubiwemo kwivuga siko kuyamara. Tuzasubira undi munsi, mukomeze mugubwe neza. Ubu ngubu mugiye kubona ibiganiro umufiririzo bidakuraho pe hose, kandi mbasabe nongere mbasabe mining muzuza ibyangombwa. Igihe cyagiye, ntabwo byoroshye. Payi kandi yaje, muhumure, nta muntu umayininga payi utazagira gute, utazayiryaho niyuzuza ibyo bamusaba. Mbasezeranyije kuzavuga ku kiganiro cyitwa ku myishyuranire, kwishyurwa no kwishyura payi, ariko nanone turebe n'ikibazo kijyanye na KYC. Abatarayibona iri pending cyangwa se tentative, ibyo bibazo nabyo tugomba kubigarukaho umunsi w'ejo bibaye ngombwa. Murakoze, mukomeze mugubwe neza.